Bene data bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mu izina ryera rya Yesu. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo nkuko mumaze kubyumva. Reka dusenge. Data wa twese ukiranuka, Imana ihoraho turagushimye. Uri umwami w'amahoro, uradukunda kandi utwitaho. Turagushimira uyu munsi waduhaye nk'impano y'ubuzima. Reka tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Imbabazi zawe zikomeze kubaha bose mu izina ryera rya Yesu. Amen. Turimo kuganira ku rwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Tumaze kuganira uhereye mu gice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14. Uyu munsi turasubukura tuvuga ku murongo wa 15 kugeza 23. Mu mirongo ibanza cyane cyane umurongo wa 3 kugeza 14 twabonye imigisha igera kuri 6 Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Umugisha wa nyuma wari utangaje cyane rwose kuko ni umwuka wera ubwe twahawe nk'ikimenyetso kandi nk'ingwate yuko ibyo twasezeranijwe n'umwami wacu Yesu Kristo ari by'ukuri kandi bizabaho tuzabiragwa rwose. Uyu munsi rero tugiye kureba muri iki gice iki gice cya mbere umurongo wa 15 kugeza 23 ni isengesho rikomeye Paulo yasengeye Abefeso kugira ngo bamenye Imana kandi banasobanukirwe imbaraga zayo zihebuje zikorera mu bizera. Iyo turebye muri iyi mirongo dusomye 15 kugeza ku murongo wa 23 tubona ko muri izi nzandiko nyinshi za Paulo akenshi yakurikizaga uburyo bwo kwandika inzandiko mu buryo busanzwe bwa Kigiriki ubwo bita Hellenistic, aho yashyiragamo amagambo yo gushimira ndetse akarangiza ashyiramo n'isengesho. Nubwo kenshi ayo magambo yabaga asa n'asanzwe, kuri Paulo ibyo ntabwo byari bisanzwe kurangiza umuhango gusa. Yabaga arambuye kandi akenshi akinjiza insanganyamatsiko zikomeye yagombaga kuvugaho mu bice bikurikira. Kandi tubona ko mu mirongo ibanza yari yaramaze kuvuga ku migisha itangaje abizera babonera muri Kristo Yesu. Nkuko byari bimeze rero muri icyo gihe, hano nabwo tubona Paulo yandika interuro imwe kandi ndende ayivuga mu isengesho ariko rikubiyemo ibintu byinshi yashakaga kubwira Abefeso. Iri sengesho rifitanye isano ikomeye n'umugisha cyangwa se n'imigisha yavuzwe mu mirongo ya 3 kugeza 14. Nkuko bigaragara mu magambo atangira aho Paulo agira ati nicyo gituma, ku murongo wa 15 niko atangira, bigaragaza ko Paulo asenga asaba ko imigisha yavuzwe mbere yagerwaho mu buryo bwuzuye mu buzima bw'abasomyi b'urwandiko rwe cyane cyane Abefeso. Ariko insanganyamatsiko zikurikiraho cyane cyane iyo guhishurirwa no kumenya Imana biruseho ku murongo wa 9 ijyana cyane cyane n'imirongo wa 17 na 18 ndetse n'ishingiro ry'uburyo agaragazamo ubutatu bwera, Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, agaragaza impano abizera bahawe. Hagarukwa no ku bwenge, aho ku murongo wa 8 n'uwa 17 agaragaza cyane ko asabira Abefeso kugira ngo bagire ubwenge, abasabira kugira ngo bahishurirwe ariko banagire n'ubwenge buva ku Mana. Hanyuma tubona ko muri risengesho ryo gusaba ko abasomyi cyangwa se Abefeso yari yarandikiye urwandiko bakura mu kumenya no mu guhura n'imbaraga z'Imana mu buryo bushya kandi bwimbitse mu buzima bwabo. Yari yo ntego ya Paulo mu kubasengera, aho yavuze ati ndabasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa kugira ngo murushaho kuyimenya, mumenye n'imbaraga zayo zihambaye zitarondoreka iziha mwebwe abizera. So ku murongo wa 15 na 16 rero Paulo ashima Imana kubw'amakuru meza y'imibereho yabo y'umwuka, kuko atangira bashimira Imana. Paulo impamvu asenga nuko ashaka kongera gutekereza ku migisha yose Imana yaduhundagajeho. Abivuga mu murongo wa 8 kubera ko muri Efeso nicyo yabasabiraga cyane. Bari mu gihe cyangwa se bari mu buzima bahura n'ibihome biremereye. Ngira ngo dutangira twabivuzeho ko Efeso wari umujyi ufite ibihome biremereye, wari umujyi urimo ibigirwamana, wari umujyi urimo ikigirwamana rutema abantu basengaga, wari umujyi urimo ibukonikoni. Abizera bo muri Efeso rero bari hagati y'ibihome cyane cyane. Rero yashakaga kongera kubibutsa ko bafite imigisha y'Imana ariko imbaraga z'Imana ihambaye zikorera mu buzima bwabo.
byongeye kandi Pawulo yari yarumvise amakuru meza y'ukuntu itorero ryabo rikomeje gutera imbere mu buryo bw'umwuka, kandi ashimira Imana kubw'ubwo buzima bwabo. Niyo mpamvu ku murongo wa 15 yaravuze ngo nicyo gituma nanjye numvisha ibyo kwizera mufite mu mwami Yesu n'urukundo mufitiye abera bose. Tubona ko hano mu gihe yari afungiye i Roma, yari yaranyuze mu bihe bikomeye, uwo ni Pawulo yari akeneye inkunga no guhumurizwa. Yari yarumvise inkuru imutera ihumure ivuga ku kwizera kw'Abefeso bizera umwami Yesu ndetse n'urukundo bagirira abera. Ese iri jambo kwizera ryerekeza ku kwizera kwabo igihe bakizwaga nk'uko byavuzwe mu mirongo ya 13 na 14, cyangwa ryerekeza ku buryo kwizera kwabo gukomeje kuba ubuzima bukurira muri Kristo Yesu? Kuba yongeyeho ati n'urukundo mukunda abera bose bituma birushaho kugaragara ko ari ukuvuga gukura no gukomera mu kwizera kwabo. Ntabwo ari ukwizera ko kwizera umwami Yesu, ahubwo ni ukwizera gukura muri bo. Kandi mwibuke ko iki gitabo cy'Abefeso mu nsanganyamatsiko nkuru tuvuga nuko dukwiriye kubaho ubuzima buhindutse bwo muri Kristo Yesu. Nyuma yuko twizera Yesu tubaho ubuhe buzima? Hano tubona Pawulo ashimira Abefeso, abashimira uburyo kwizera kwabo bizeye umwami Yesu gukomeje gukurira muri Kristo Yesu. Pawulo rero arishimira cyane imibereho yabo y'umwuka, haba mu buryo bugari cyangwa mu buryo bwari bwo bwose, akanabashimira urukundo akunda abera. Hano akoresha amagambo impagarike n'igitambike cyangwa se ikigejuru n'ubugari bwacyo, bigaragaza yuko iyo avuga umuhagarike ni ukwizera bizeye Yesu, kuko ubuhagarike ibyo bita vertical ni relation cyangwa se ni ubusabane umuntu afitanye n'Imana. Ariko iyo avuze ubugari abavuze horizontaloma, ubusabane hagati y'abantu n'abandi. Ibi rero bishatse gusobanura urukundo bafitiye umwami Yesu, ukwizera bafite mu mwami Yesu ndetse n'urukundo bakunda abera. Bigaragara ko abizera bo muri Efeso bari barimo gukura mu nzego zose z'urugendo rwabo rwa gikristo, kandi ibyo bituma Pawulo asenga ashimira Imana ku bwabo. Hari hashize imyaka nk'itanu cyangwa 6 Pawulo atarabonana n'abakristo bo muri Efeso, kuko yari amaze igihe kirimo urugendo rwe agiye Yerusalemu, agafatwa agafungwa, agafungirwa i Kayisariya imyaka 2, hamwe n'undi mwaka nibura yari amaze ari i Roma. Hari haciyemo nk'imyaka 5 cyangwa 6 Pawulo atarabonana n'abakristo bo muri Efeso. Bityo aya makuru meza yo kumva ko bakorera bizera umwami Yesu kandi banasabira abera bose yamuteye ihumure kandi aramukomeza rwose. Niyo mpamvu ashimira Imana, ashimira n'abera bo muri Efeso. Imvugo ikoreshwa hano isa cyane niyo mu Bakolosayi 1:4, kandi izi nzandiko zombi zifitanye isano ya hafi. Birashoboka ko Pawulo yari yarumvise amakuru asa nayo mu matorero yose yo muri Aziya ntoya. Ayo matorero arimo ari 7 tubona mu Byahishuwe igice cya 2 n'igice cya 3, ndetse n'andi nka Kolosayi, Hiyerapolisi, yose yari yaragejejweho ubutumwa bwiza na Pawulo mu gihe yari ari mu rugendo rwe rwa 3 rw'ivuga butumwa muri Efeso, nkuko tubibona mu Byakozwe n'Intumwa 19 umurongo wa 10. Hanyuma aya matorero yafatwaga nk'amatorero afitanye isano ya hafi. Pawulo ashimangira ubutegetsi bwa Kristo nk'umwami, kandi ibyo bihuye n'ukuntu ashimangira imbaraga z'Imana no gushyirwa hejuru kwa Kristo, kuko tubibona mu murongo wa 18 na 20. Imbaraga z'ubutegetsi bw'Imana n'ubwami bwa Kristo nizo shingiro ry'ukwizera kwa gikristo. Urukundo rw'abakristo hagati yabo ni ingaruka isanzwe kandi nziza y'uko kwizera gushya. Mu by'ukuri iyo abizera bakundana aba ari ingaruka nziza y'ukwizera bafite muri Kristo Yesu. Ariko iyo abizera cyangwa se abitwa abakristo babaho bahangana, nta rukundo, impaka n'ibindi bimeze gutyo bakitotombana, mu by'ukuri Pawulo agaragaza yuko no mu kwizera kwabo haba harimo ikibazo. Nibyo yandikiye Abafilipi mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 13, aho yavuze ngo Imana niyidutera gukunda no gukora ibyo yishimira, nuko tubeho tutariho umugayo, tutagishanya impaka, tutitotombana hagati y'abiki gihe kibi cy'ubugoryi, icyo dukwiye kugaragaramo nk'amatabaza mu isi. Mu by'ukuri rero Pawulo agaragaza ingenzi y'urukundo rwa gikristo hagati y'abizera n'uburyo bikwiriye kuba ari
ikimenyetso cy'uko aba bantu koko bamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Urukundo rero rw'abakristo hagati yabo ni ingaruka nziza y'ukwizera gushya. Twinjiye mu muryango mushya, umuryango w'abana b'Imana, tuzabibona mu gice cya kabiri, kandi ni bisanzwe ko dukunda bene data nk'abashiki bacu muri Kristo Yesu, ndetse na bene data dusangiye kwizera, nkuko tubibona mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 12. Nicyo gituma Paulo rero avuga ko adahwema gushimira Imana kubera Abefeso igihe cyose abibutse mu masengesho ye. Aha harimo gushimira mu buryo bubiri. Icya mbere ni ugushimira ku mikurire yabo mu mwuka no gushimira umurimo Imana yakoze mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hano gushima kwa Paulo muri risengesho rye ashimira bino bintu bibiri: ashimira Imana gukura kwabo mu buryo bw'umwuka, akanashimira Imana umurimo yakoze mu buzima bwabo. Hano kandi twigiramo byibura amasomo abiri ku bijyanye n'inyigisho z'isengesho. Isengesho icya mbere rigomba kuba ari isengesho rihoraho. Niba usengera bene so, niba usengera abo musangiye kwizera, niba usengera abo mufatanyije ubuzima, niba usengera umuryango wawe, isengesho rikure kuba ari ikintu gihoraho. Si ukuvuga ko risabwa kuba amasaha yose ku manywa na nijoro, ahubwo ni ukuvuga ko rigomba kuba risubirwamo kenshi kandi rikaba igice gisanzwe cy'ubuzima bwawe bwa buri munsi, mu gihe usabira abandi, mu gihe usabira umuryango wawe, mu gihe usabira bene so musangiye kwizera. Nkuko Yesu rero yabivuze mu mugani w'umupfakazi wahoraga atitiriza umucamanza, dukwiriye gusenga ubudasiba. Imana isubiza isengesho rikomeza gusengwa ridacogora. Icya kabiri tubonamo ni uko isengesho risaba gutegereza no kwibuka abandi mu gihe dusenga. Nkuko Paulo yabigenzaga, natwe dukwiriye kwibuka abantu n'ibyo bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu ntekerezo zacu, mu migambi yacu, dukwiriye kwibuka abababaye, tukibuka abafite ibibazo, tukibuka ndetse na bene data dusangiye kwizera. Si ngombwa ko baba bafite ibibazo, ahubwo ni inshingano y'abizera ko mu gihe dusenga dukwiriye kuzirikana bene data. Ibyo ni ingenzi rero ku isengesho ry'ukuri. Umuntu usenga gake asengera abandi abagaragaza ko atabitayeho cyane, cyangwa se umuntu usenga adasengera abandi abagaragaza ko atabitayeho. Iri sengesho rya Paulo ritwigisha ko gukura mu kumenya Imana no kugendera mu mbaraga zayo bidahita byizana. Bisaba ko dukura mu buryo bw'umwuka, bisaba kuzirikana ibyo Imana yakoze no gusenga ubudacogora kandi dusabira bene data bose. Umurongo wa 17 kugeza 19 asabira Abefeso kugira ngo bagire ubwenge no kumenya. Hano Paulo ava kugushimira ajya kugusabira Abefeso ibyo twita intercession mu buryo bw'icyongereza. Atekereza ku mpano Imana yaduhundagaje ho twebwe abera, nkuko yabivuze mu gice kibanza, avuga cyane cyane ku migisha duhererwa muri Kristo Yesu, kandi iyo migisha nta yindi cyane cyane n'umwuka wera twahawe, nkuko tubibona mu gice cya mbere 13 na 14. Asaba ko Imana yabaha umwuka ukabuzuza ubwenge kugira ngo basobanukirwe kandi bakure mu byo Imana yabakoreye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Paulo hano asabira Abefeso, abasabira umwuka w'ubwenge kugira ngo barusheho kumenya Imana. Nanjye niryo sengesho ryanjye ku buzima bwawe uyu munsi. Icyama Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ni nayo se, ikaguha umwuka w'ubwenge kugira ngo urusheho kuyimenya, urusheho kuyisobanukirwa, urusheho gusobanukirwa imbaraga zayo, urusheho gusobanukirwa ubugari bwayo n'imbaraga zayo zihambaye izo iha twebwe abizera. Hano hagaragaramo cyane ihame ry'ubutatu bwera. Hagaragaramo data w'icyubahiro ari we se wa Yesu Kristo, niwe wohereza umwuka wera kugira ngo amurikire imitima yacu. Nanone hagarukwa ku nkingi eshatu z'ubuzima bwa Gikristo. Ku murongo wa 15 havuga kwizera, umurongo wa 15 nanone hakavuga ku rukundo, hanyuma hakavugwa n'ibyiringiro cyane cyane ku murongo wa 18. Byose bigaragazwa mu mbaraga zitagereranywa z'Imana, izo turi buze kureba mu murongo wa 19 kugeza 21. Iri sengesho rero rifite byibura ibice bibiri by'ingenzi: gusaba umwuka w'ubwenge ngo amurikire imitima yabo. Natwe dukwiriye gusaba Imana umutima w'ubwenge, umwuka w'ubwenge ngo amurikire imitima yacu, turusheho kumenya Imana. Hari abantu batekereza ko bamaze kumenya Imana, ariko umunsi ku wundi ijambo ry'Imana rigaragaza ko dukwiriye kurushaho kumenya Imana uko umunsi uhaye undi. Kandi ibyo ntabwo bizanwa n'ubwenge bw'abantu, nta nubwo bizanwa n'imitekerereze y'abantu. Ibi ngibi bitangwa n'umwuka wera w'Imana,
uwo duhabwa umwuka w'ubwenge kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa imigambi y'Imana, ubushake bwayo ku buzima bwacu, ndetse n'ibyo Imana igambiriye kuri twebwe twese abizera. Gusa icya kabiri ni ugusaba umwuka ngo ahe abizera ubumenyi bwimbitse butuma bamenya ibyiringiro n'ubutunzi bwinshi kurushaho bw'imbaraga z'Imana zihambaye. Ibi tubibona mu murongo wa 18b ndetse n'umurongo wa 19. Reka tubijyemo noneho mu buryo bwimbitse. Reka turebe ubu bwenge Pawulo avuga buturuka ku mwuka wera. Mu ntangiriro imvuga ya Pawulo idusaba gutekereza ku Mana asenga, ayigaragaza nka data wa twese w'icyubahiro. Ijambo ribyutse imvugo zo mu isezerano rya kera zivuga Imana nk'Imana y'icyubahiro. Urugero nko muri Zaburi ya 29 umurongo wa 2 na 3. Ibi bishimangira ubwiza bwayo butagereranywa, ububasha bwayo n'ubwami bwayo bitarondoreka. Nkuko mu Abefeso 1:6 na 14 havuga, twishimira kuyihimbaza kubera icyubahiro ndetse n'ubuntu bwayo igirira abera. Nanone Imana ayigaragaza nk'Imana y'umwami wacu Yesu Kristo. Asubiramo izina yatangiriyeho mu murongo wa 3. Aha ashimangira isano iri hagati ya data n'umwana wigize umuntu. Yesu nk'umuntu, Imana data afite data nk'Imana ye, ariko kandi ni na Kristo ari we Mesiya n'umwami wa bose nkuko Pawulo abigaragaza. Bityo rero Yesu icyarimwe ari munsi ya data mu buntu bwe, ariko akaba umwami usumba bose. Pawulo amaze gutekereza ku Mana itanga imigisha myinshi itagira urugero, ayisaba ko yaha abasomyi be cyangwa Abefeso ubwenge no gusobanukirwa ihame ry'Imana, ubugari bwayo, imbaraga zayo, ubwenge buva kuri yo, ubushake bwayo n'imigambi yayo itarondoreka. Hari impaka kuri iri jambo. Pawulo yavugaga umwuka w'ubwenge, niba ari umwuka cyangwa niba ari umwuka w'umuntu cyangwa se ari umwuka wera. Nubwo bamwe babifata nk'umwuka w'umuntu, abasesenguzi benshi babona ko Pawulo asaba umwuka wera, kuko umwuka wera niwe ubasha gutanga ubu bushobozi bwo kumenya. Kandi koko ni umwuka wera umurikira umutima akazana ihishurirwa rishya ku bantu. Si umwuka w'umuntu ugaragaza ukuri, ahubwo ni umwuka wera ubwe ugaragaza ukuri. Ntabwo ari umwuka w'umuntu rero Pawulo hano abavuga, ahubwo ni umwuka wera, kuko umwuka wera niwe utanga ihishurirwa. Hano Pawulo rero agaragaza ko iki cyifuzo cye gifite byibura ibice bibiri. Icya mbere, umwuka afite ubwenge bw'Imana kandi ahishura amabanga yayo yose. Tubibona mu gice cya mbere umurongo wa 9 ndetse n'igice cya 3 umurongo wa 5. Cya kabiri, uwo mwuka ni ugeza impano kubizera, cyangwa ni uha impano abizera, nkuko Yesu yabivuze ko abigisha kandi abizera bazahabwa impano umwuka wera nabazaho. Kandi Yesu yavuze ko uwo mwuka naza azatwigisha, azatwibutsa byose, ndetse azatubwira n'ibyo Kristo atatubwiye, kuko yenda ku bya data akatuzanira. Ibi rero byibutsa ibyo Yesaya 11:2 havuga ko umwuka w'Uwiteka ari umwuka w'ubwenge n'ubumenyi, azaruhukira ku gishyitsi cya Yesaya. Uwo ni Mesiya wagombaga kuza. None uwo mwuka ari ku muryango mushya w'abizera wa Mesiya, ari ryo torero. Umwuka waduhishuriyeho rero, cyangwa se wadushyizweho, waduhawe, niwe kimenyetso nkuko tubibona mu gice cya mbere umurongo wa 13. Niwe uduhishurira amabanga y'Imana. Pawulo ntabwo avuga ko Abefeso batari bafite umwuka wera. Nkuko mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 14 na 17, no mu Abefeso 1:13-14 agaragaza ko umwuka ahabwa umwizera wese akimara gukizwa. Ntabwo Pawulo rero hano yashatse kuvuga ko batari bafite umwuka, ahubwo asaba ko uwo mwuka bafite uba muri bo, yabuzuza ubuzima bwabo bwose, kandi akabamurikira mu kuri kw'Imana mu buryo bwuzuye kandi busesuye. Ni uwo mwuka w'Imana rero utuye muri bo mu bizera. Pawulo abasaba ko wabuzura ukabuzuza ubwenge, bakarushaho kumenya Imana mu buryo bwimbitse, kandi akabamurikira mu buzima bwabo bwose kugira ngo barusheho gukura no gusobanukirwa Imana mu buryo bwimbitse. Intego y'iri murikirwa ni ukongera kumenya Imana,
ubwenge n'ihishurirwa bitangwa n'umwuka bigamije kumenya Imana, nkuko Pawulo yavuze mu Bafilipi 3:10 ati ndashaka kumenya Kristo. Kumenya Imana si ukuyimenya mu bitekerezo gusa, ahubwo ni no kuyimenya mu bunararibonye bwacu nk'umubyeyi wacu n'Imana yacu. Ibi birimo kuyumvira, kuyiramya, ntabwo ari ubumenyi bwo mu mutwe gusa. Hari igihe abantu benshi bagaragaza ko bazi Imana, imirongo myinshi ya Bibiliya bakagaragaza ko bayifite, ndetse abandi bakaba barize rwose teoloji ku rwego ruhambaye, ariko imibereho yabo ikaba igaragaza ko nta experience bafite yo kuba barahuye n'Imana cyangwa barasobanukiwe Imana. Hano Pawulo rero agaragaza ko kumenya Imana hano avuga ntabwo ari ukugira ubumenyi ku Mana, ahubwo ni no kugira ya mibereho yumvira Imana, ni no kugira ya mibereho iramya Imana. Iyo tuvuze kuramya Imana ntabwo ari ugupfukama no kurira, ntabwo ari ugupfukama no kuvuga amagambo n'indimi n'ibindi, ahubwo iyo tuvuga kuramya Imana ni igihe imibereho yacu yose, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu mibereho y'ubuzima bwacu bwa buri munsi n'imibereho yacu yose duhimbarisha Imana, uko tubaho tugahimbarisha Imana ibyo tuvuga, tukaramisha Imana abo turi bo mu mibereho yacu. Ku murongo wa 18 rero na 19 Pawulo avuga ku mpano z'Imana navuga ko zikomeye. Pawulo avuga ko intego y'umurimo w'umwuka ari uko amaso y'imitima y'abizera ahweza cyangwa amurikirwa. Cyane cyane abivuga ku murongo wa 18. Ibi bishobora gusobanurwa mu buryo bubiri. Icya mbere, nk'uko umutima wabo wamaze kumurikirwa, cyangwa nk'igice cy'isengesho aho Pawulo asaba ko umutima wabo wamurikirwa n'umwuka wera. Pawulo asabira abizera ko imitima yabo ikwiriye kumurikirwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Icyama natwe tugasaba ko imitima yacu ikwiriye kumurikirwa. Kandi ndasenga nsaba Imana kugira ngo imitima yacu abizera imurikirwe, tumenye ubuntu bw'Imana, tumenye icyo Imana itwifuzaho, tumenye imibereho yacu buryo ikwiriye guhimbaza Imana. Rero birushijeho kumvikana ko ari igice cy'isengesho. Pawulo asaba muri ibi bintu bibiri, asaba umwuka w'ubwenge n'umutima umurikirwa n'umwuka wera. Ni ukuvuga ko igihe Imana isutse umwuka w'ubwenge mu buzima bwacu nk'abizera, imitima yacu iramurikirwa kugira ngo tumenye ibyiringiro bishya n'ubutunzi Imana yaduhereye muri Kristo Yesu. Kumurikirwa k'umutima rero bisobanuye iki? Mu bihe bya kera umutima ntiwavugaga amarangamutima gusa nk'uko byumvikana ubu ngubu, ahubwo umutima wavugaga umuntu wese uko yakabaye, ariko cyane cyane igice cy'ubwenge n'ibitekerezo. Buri iyo Bibiliya ivuga umutima, ibivuga igice cy'ubwenge n'ibitekerezo, ntabwo ari amarangamutima gusa. Bityo amaso y'umutima ni uburyo bwo gutekereza no gusobanukirwa. Pawulo igihe yavugaga ngo Imana, umwuka w'Imana amurikira imitima yabo, icyo yashakaga ni uburyo bwo gutekereza no gusobanukirwa. Niyo mpamvu yabasabiye ngo ndabasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, mubashe kuyimenya, mumenye imbaraga zayo, mumenye imbaraga zayo zihambaye. Pawulo atangira no kugaragaza izo mbaraga z'Imana uburyo zihambaye. Iyo asaba kugira ngo imitima yacu imurikirwe, abasaba kugira ngo turusheho kugira gutekereza kuzuye ukuri kw'Imana ndetse no gusobanukirwa ukuri kw'Imana. Umwuka w'ihishurirwa rero amurikira ubwenge bw'abizera kugira ngo dusobanukirwe iby'Imana yaduteguriye muri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Reka turebe nanone Pawulo atanga ibice bitatu by'ingenzi by'irihishurirwa. Icyambere ni ukumenya ibyiringiro Imana yaduhamagariye. Asabira abera kugira ngo bamenye ibyiringiro cyangwa tumenye ibyiringiro Imana yaduhamagariye. Icyo Pawulo avuga rero ni iki? Ibi byiringiro byerekeza ku byiringiro bya nyuma by'umurage w'iteka uwabera bazaragwa, ariko nanone bikanavuga ku byiringiro bwo kugakiza dufite uyu munsi. Hano hakubiyemo ihame ryitwa iby'ubu n'iby'ejo hazaza. Agakiza kacu uyu munsi n'ejo hazaza. Reka turebe iby'ubu. Ni imigisha dufite muri Kristo no kurindwa n'imbaraga z'Imana, kuko tubibona mu rwa mbere rwa Petero 1:5. Imigisha dufite muri Kristo, kumurikirwa dufite muri Kristo. Pawulo icyo asaba ibyiringiro dukwiriye kugira hano ni ibyiringiro dufite ubu ngubu, ari byo migisha dufite muri Kristo ya yindi yose twabonye,
ariko agerekaho n'icyitwa kurindwa n'imbaraga z'Imana. Kuko Pawulo aza kuvuga ku mbaraga z'Imana zazuye Yesu Kristo, cyo ni icya mbere, zikamuzamura zikamwicaza iburyo bwa Data twese, cyo ni icya kabiri, zigashyira ubutware bwose n'ubwami bwose munsi y'ibirenge bye, cyo ni icya kane, ndetse zikamugira umutware w'itorero. Reka turebe iby'ejo hazaza. Ni ugusohora burundu kw'amasezerano y'Imana mu ijuru rishya ndetse n'isi nshya, ibyo tubona mu Byahishuwe 21 umurongo wa mbere. Ibi rero ni ibyiringiro bizima Petero yatubwiye mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 3. Si ukwifuza kudafite gihamya, ni ibyiringiro byizewe kuko Imana yaduhamagaye kuba abayo, nkuko tubona mu Abefeso 4 igice cya 4. Ejo hacu hazaza hararinzwe kandi ejo hacu hiteka hararizewe, kubera ko uwabidusezeranije ntashobora kubeshya. Ndetse Umwuka Wera twamuhaweho ingwate kugira ngo twizeze ko ibyo tutabonesha amaso ari by'ukuri kandi bizabaho nk'uko Imana yabidusezeranije muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Icya kabiri Pawulo avuga hano ni ubutunzi bw'umurage wayo w'icyubahiro kubera bayo. Ibi ntibivuga umurage tuzabona, ahubwo bivuga ko twe ubwacu turi umurage w'Imana ubwayo, turi umutungo wayo w'agaciro gakomeye cyane. Mu isezerano rya kera Isiraheli yavugwaga nk'umurage w'Imana n'umutungo wayo bwite. Pawulo rero avuga ko turi ubutunzi n'icyubahiro by'Imana. Imana ishimwe cyane. Ibi ni imvugo itangaje. Imana dusangira ubutunzi n'icyubahiro byayo. Tubibona ku murongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 7 n'uwa 8. Ariko natwe kuri yo turi ubutunzi n'icyubahiro. Ibi bigaragaza urukundo rwayo rukomeye n'agaciro iduha twebwe abizera. Imana rero yadushyize mu byo yaremye kugira ngo igaragarize isanzure ryose n'abantu bose n'ibyo yaremye byose ubutunzi bw'icyubahiro cyayo. Ibyo byerekana uko Imana idukunda cyane. Icya gatatu Pawulo avuga hano ni imbaraga zayo zitagereranywa zikorera muri twebwe abizera. Abizera tugomba kumenya ko nubwo muri iyi si twumva tudafite imbaraga z'Imana zitangaje zirahari kandi zidukoreramo. Mu gihe gito dushobora gusuzugurwa cyangwa gukandamizwa, ariko Imana itwizeza ko amaherezo tuzatsindishirizwa kandi tukabona intsinzi. Murabizi uburyo itorero ryagiye rinyura mu karengane mu gihe cy'abami Nero n'abandi, ndetse bakarenganya itorero rikanyura mu kaga gakomeye cyane, ariko Imana yizeza abizera ko intsinzi ya nyuma ni iy'Imana na Kristo ndetse n'abizeye bose. Pawulo rero ashimangira ubunini bw'izo mbaraga, ubugari bwazo zikorera muri twebwe abizera. Agaragaza ijambo avuga ngo ni imbaraga zitagereranywa z'Imana zisumba byose. Mu murongo wa 19 na 20 asobanura icyo ashaka kuvuga kuri izo mbaraga. Avuga ko ari imbaraga z'Imana icya mbere zazuye Yesu mu bapfuye. Ni imbaraga zikomeye cyane. Ibi tubibona nanone mu gice cya 6 umurongo wa 10 kugeza 12, aho abizera bagaragara nk'abari mu ntambara yera ikomeye, barwana n'imbaraga zo mu isanzure kandi bagahabwa itegeko ko ry'uko bakwiriye gukomera mu mwami Yesu Kristo ndetse no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Hano hatwigisha ko izo mbaraga zikomeye zisanzwe zikora muri twe kandi ku bwacu twebwe abizera. Hano tubona nanone imbaraga z'Imana zigaragarira mu izuka no mu gushyirwa hejuru kwa Kristo. Tubibona ku murongo wa 19b ndetse kugeza 20. Icyifuzo cya Pawulo cyo kugaragaza imbaraga z'Imana zidukoreramo ni kinini cyane ku buryo ahagarika isengesho rye kugira ngo yongere kuvuga ku kintu gikomeye kirusha ibindi mu mateka y'abantu, ari ryo zuka ry'umwami wacu Yesu Kristo ndetse no gushyirwa hejuru kwe. Arwana n'amagambo ashaka gusobanura gukomera kw'imbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Mu murongo wa 19 yavuze ko ari imbaraga zitagereranywa kandi zisumba izindi zose. None ubu akoresha amagambo asobanurwa ngo imikorere y'imbaraga yuzuye ubushobozi bwayo. Ijambo rihindurwa ngo imikorere. Niryo ryakomotseho ijambo energy mu Cyongereza. Rihuye neza n'ikitekerezo kiri hano. Imana ikora mu buzima bw'abantu bayo mu buryo bukomeye kandi bufite imbaraga zihambaye.
Ibi bishimangira ko imbaraga ziri mu Mana kandi izo mbaraga zikorera mu bizera. Ubwinshi bw'izo mbaraga rero burenze ibyo twasobanukirwa mu ntekerezo zacu nk'abantu. Niyo mpamvu Pawulo akusanya amagambo menshi ngo atwereke icyo Imana iri kudukorera n'ibyo Imana iri gukorera muri twebwe abizera. Ni nkaho ingabo zikomeye cyane ziri kudufasha mu rugendo rw'ubuzima bwacu bwa buri munsi, mu ntambara dukiranamo n'imyuka mibi n'imbaraga z'ubutware bwose bw'umwijima ndetse n'ibinyabushobozi bwose. Icy'ingenzi ni uko izi mbaraga zikora ku bwacu twebwe abizera. Imana itanga imbaraga zayo kandi ikaziduha ngo zidukoreremo, ariko natwe tugomba kwizera kugira ngo izo mbaraga zikorere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kwiringira Imana aho kwiringira ubwacu nicyo kintu kidukomeza igihe turi mu makuba, ariko ni nacyo kintu gituma tubasha gukoresha izi mbaraga z'Imana ziri mu buzima bwacu. Imvugo igaragara ku murongo wa 19-20 ishimangira ko imbaraga z'Imana ziri mu bikorwa mu buzima bwacu, mu mikorere y'imbaraga zayo izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye. Pawulo abona ko ibintu byose mu Bukristo bishingira ku kuzuka kwa Kristo. Kandi niko mu Bakorinto yavuze ngo niba nta kuzuka guhari cyangwa niba Kristo atarazutse, ibyo twizera byose n'ibyo tubwiriza byose byaba ari impfabusa. Ariko Kristo yarazutse koko. Bityo ubutumwa bwa Gikristo ni ukuri guha ubuzima igisobanuro. Imbaraga z'Imana zatangiye kugaragara mu izuka rya Yesu kandi ziracyakomeza gukorera mu bera bose na n'uyu munsi nk'uko Pawulo abigaragaza hano. Izo mbaraga zikomeza no mu buzima bwa Yesu washyizwe hejuru y'ibindi byose, y'ubwami bwose n'ubutware bwose. Imana yamwicaje iburyo bwayo, tubibona ku murongo wa 20, imushyira hejuru y'ibyaremwe byose, cyane cyane imbaraga zose zo mu isanzure. Ishyira byose munsi y'ibirenge bye nk'ikimenyetso cy'intsinzi. Imugira umutware wa byose kandi imugira isoko y'ubuzima bwuzuye bw'ibyaremwe byose, nk'uko tubibona mu murongo wa 23. Izuka rya Kristo rero niryo shingiro ry'ibyiringiro byacu kandi nibyo twizera ko ejo hazaza hacu harindiwe mu biganza bya Yesu. Rihindura ibyifuzo byuzuye gushidikanya bikaba ibyiringiro bizima byuzuye ubuzima bwiza bw'ejo hazaza dufite muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Imana ntiyazuye umwana wayo gusa, ahubwo yamwicaje iburyo bwayo mu ijuru, aho ari umwami n'umutegetsi, nk'uko Zaburi 110 umurongo wa 1 ibivuga. Uwo murongo uvugwa kenshi mu isezerano rishya kuko ugaragaza ishingiro ryo gushyirwa hejuru kwa Kristo. Ibi bisobanura ko Kristo ari mu mwanya w'ububasha kandi ari mu mwanya w'ubushobozi nk'umwami n'umukiza wacu. Bityo rero Pawulo akomeza agaragaza imbaraga z'Imana zigaragarira mu butegetsi bwa Yesu hejuru ya byose. Yesu yashyizwe hejuru ya byose, hejuru cyane y'ubutware bwose n'ububasha n'imbaraga zose. Rimwe na rimwe njya nibaza ukuntu dutinya abadayimoni, ndetse rimwe na rimwe abantu ugasanga aho kugira ngo bahimbaze Yesu, basenge Yesu, bishimira imigisha baherewe muri Kristo Yesu, ubuzima bwabo bwuzuye gutinya abadayimoni. Ariko Pawulo agaragaza yuko imbaraga z'Imana yazuye Yesu ziri mu buzima bwacu kandi zikorera muri twebwe. Mu by'ukuri rero icyo Pawulo atugaragariza hano ni uko agaragaza ko tudakwiriye guterwa ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose, kuko imbaraga za Kristo zikorera muri twebwe. Imbaraga z'umwana w'Imana zamuzuye zigaragarira muri twebwe kandi zigaragarira mu itorero ryayo. Mu by'ukuri rero ibi ni ingenzi kuri twe nk'uko byari ku Befeso. Mu rugamba n'ibitekerezo by'ubuzima biraduhumuriza kumenya ko Kristo yamaze gutsinda urugamba rwose n'intambara yose turwana. Ntidushobora gutsindwa burundu. Tugomba gutegereza igihe cy'Imana no kwihangana mu bigeragezo by'ubu buzima, tuzi ko amaherezo tuzafatanya nawe mu buzima bw'iteka ryose. Bene data bakundwa, hano Pawulo asobanura byimbitse ku mbaraga z'Imana izazuye Yesu Kristo. Tumaze kubona ko yavuze byibura ibintu bigera kuri 3. Icyambere ni ukubasabira kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ibaha umwuka w'ubwenge no gusobanukirwa ndetse no guhishurirwa kugira ngo barusheho kuyimenya. Icya kabiri, bamenye imbaraga zayo.
imbaraga zihebuje byose, imbaraga zazuye Yesu zikamukura mu bapfuye, imbaraga zamuzamuye zikamwicaza iburyo bw'Imana Data wa twese, imbaraga zashyize ubwami bwose n'ubushobozi bwose n'ubutware bwose munsi y'ibirenge bye, kandi imbaraga zamugize umutware w'itorero. Pawulo asoza agira ati izo nizo mbaraga Imana iha abizera. Mu gihe rero duhura n'ingorane, mu gihe duhura n'ibibazo, ntitugomba kwemerera ibibazo kubambura ibyiringiro byacu cyangwa kutwambura ibyiringiro byacu, kuko ari umutungo w'agaciro w'Imana, kandi imbaraga zayo zikomeje gukorera mu buzima bwanjye nawe nk'abizera. Izo mbaraga zatangiye kugaragara mu izuka ndetse no kuzamurwa kwa Kristo igihe yazamukaga akicazwa iburyo bw'Imana Data wa twese aho ari umwami. Uyu munsi rero izo mbaraga zikorera mu bizera, zazura ubuzima bwawe, zazura ibyawe mu buzima bwawe byapfuye byangiritse, kuko izo mbaraga z'umuzuko wa Yesu Kristo ziracyafite imbaraga na n'uyu munsi, ziracyakorera mu buzima bw'abizera. Gusa icyo umuntu asabwa ni kimwe, ni ukwiringira izo mbaraga n'ubutware bwazo n'ubushobozi bwazo, kandi nta handi bibonerwa ni muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Nka Pawulo rero nanjye ndabasengera mbasabira abanteze amatwi, abatwumva mwese, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, mumenye imbaraga zayo, murushaho gusobanukirwa ubutunzi bwayo butagira akagero ubwo yahereye abizera bose muri Kristo Yesu umwami n'umukiza wacu. Mumenye imbaraga zayo zitagira akagero iziha abizera, ubwo izo yagaragaje ubwo yazuraga Yesu Kristo imukuye mu bapfuye, ikamuzamura ikamwicaza iburyo bwayo ahantu h'ubutware n'ubushobozi, igashyira ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose munsi y'ibirenge bye, kandi izo nizo mbaraga Imana yacu iha abizera. Bene